bakunze inshuti bakristo bavandimwe banywanye mwese umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Seven Saint Gikondo aho muri hose hirya no hino ku isi turabasuhuje tubifuriza amahoro ya Kristo. Turi kuri cya cyumweru ya tariki twategereje twese aho tugiye gusoza yubire y'impurirane yubire twizihizaho imyaka 2025 yivuka rya Yezu Kristo n'imyaka 125 iyo nkuru nziza igeze mu Rwanda rwacu. Uyu munsi rero tukaba duteraniye hano kuri stade Amahoro aho u Rwanda rwose rwateraniye. Turavuga u Rwanda rwose kuko diocese zose zo mu Rwanda zateraniye hano kwizihiza iyo gikorwa gisoza yubire y'impurirane tumaze mu mwaka wose twizihiza. Muri kumwe na Joseph Mukiza rero hano ku stade Amahoro tukaba tugiye kubafasha gukurikirana no kubagezaho ibibera hano uyu munsi wose. Nkuko mubyumva rero uyu munsi ni ibyishimo bidasanzwe, ni munsi w'imboneka rimwe ku isi no mu Rwanda kuko mu myaka 2025 Yezu Kristo avutse ni imyaka ibaye ubwa mbere. Tukaba rero dushimishijwe nuko Yezu Kristo yongeye kutuvukiye, tukaba tubyijije kandi turi mu gihe cy'umwe cya kabiri cya Adveni aho twitegura ivuka rya Nyagasani Yezu Kristo. Uyu munsi rero akaba ari ibyishimo bidasanzwe hano mu Rwagasabo aho twogiye kongera kuzirikana iyo nkuru nziza yivuka rya Nyagasani Yezu Kristo, ivanjiri igeze mu Rwanda. Hano kuri stade Amahoro rero ibirori byatangiranye n'isengesho y'ishapure. Mu kanya ukaba nkuko mubyumva ari umwanya wo gusingiza Imana, ibyo bita louange mu Gifaransa, n'umwanya wo gusingiza Imana ngo ibyiza byose yatugiriye. Turabagezaho rero ibibera hano, tubagezaho amarangamutima y'abakristo baje kwitabira ibirori by'uyu munsi, tubagezaho akanyamuneza dore ko stade Amahoro ni stade imaze igihe gito yubatswe ivuguruwe. Ni stade nziza cyane, amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi, amabara twibutsa ibendera ry'u Rwanda, amabara atanga ihumure. Iyo yarebye hano ubona ijisho ritekanye riguwe neza. Noneho byo kwitiraho n'akanyamuneza kari hano n'akazuba karashe, ugasanga ari byiza koko bitatse u Rwagasabo. N'umwanya wo kongera kwishimira rero ko Kristo yatuvukiye. Inkuru nziza ikaba yasekaye mu Rwanda. Abakristo banyuranye, amakorari, imiryango ya Kiliziya Gatolika, abihaye Imana, abakristo basanzwe bakaba bitabiriye uyu munsi nkuko tugiye kubibona. Rero mu kanya tukaba tugiye kuganira ibyo byiciro bitandukanye kugira ngo twumve akanyamuneza karanga abakristo kuba baramenye inkuru nziza, akanyamuneza kuba Yezu Kristo yatuvukiye akaducungura. Ese ni iki wowe muri myaka umaze wamenye kuri Yezu Kristo? Ni iki byakumariye? Ni izihe mbuto wataraka kuri uyu munsi w'imboneka rimwe mu Rwagasabo? Mukomeze rero tubane natwe kuri YouTube channel Paroisse Seven Saint Gikondo. Abatarakora subscribe ni umwanya kwikora kugira ngo birori nk'ibi ngibi bitazaza bibacika, gahunda nk'izi ngizi zitazaza bibacika. Abakoze subscribe kandi mwibuke gukora like kugira ngo tubone ko ibiganiro byacu bibanyura, hanyuma ntimubyihererane kuko inkuru nziza ntawe uyihererana, mubigeze ku bandi mukora share. Ikindi kandi tubashishikariza no gukora commentaire, ugatanga ibitekerezo kugira ngo twungurane ibitekerezo, cyane cyane kuko uyu munsi wakataraboneka, twungurane ibitekerezo y'ukuntu twakomeza kwamaza inkuru nziza, y'ukuntu inkuru nziza tugezeho imbuto zatubyariye, ibyiza byatugejejeho. Mbese ibyo byose wataka wavuga kuri uyu munsi w'imboneka rimwe ku isi aho twizihiza imyaka 2025 Yezu Kristo avutse. Nta wundi muntu wigeze agira ikintu nk'icyo ngicyo cy'amateka nk'ayo ngayo. Yaravuze ati nije tangiriro n'iherezo ry'ibihe, n'itangiriro ry'ibihe koko kuko kuri iyi si twiziriza imyaka 2025 Yezu Kristo avutse, niwe ntango y'ibintu byose. Mukomeze mubane natwe hano kuri stade Amahoro tugiye kuhabera
tuganira na bamwe bageze aha ngaha, tuganira n'amakorari, tuganira n'abahayimana, tuganira n'abakristu kugira ngo batubwire akanyamuneza bafite kuri uyu munsi. Twabivuze, twabikomosheho mu ntango y'iki kiganiro. Uyu munsi ni umunsi w'amateka mu Rwanda ukurikiza Gatulika, ariko no ku isi hose nuko imyaka 2025 Yezu Kristu avutse aje gucungura muntu, ni imyaka ya mbere ibaye 2025. Noneho inkuru zigeze mu Rwanda ni imyaka 125. Turaganira n'abakristu batandukanye tugaragarize akanyamuneza. Muri mwanya ndi kumwe n'umukristu witabiriye ibirori hano kuri Stade Amahoro, twagira ngo dutangire atwibwira, hanyuma tujye kuganira tugaragaza akanyamuneza k'uyu munsi tuziranye. Kristo Yezu akuzwe. Iteka ryose. Nitwa Kankundiye Monica, ndi umukristu wa paruwasi Gahanga, Saint Joseph Gahanga, yitiriwe Mutagatifu nyine Yosefu. Yego. Madamu Monique, uri hano, musanze hano kuri Stade Amahoro, musanze ndetse urimo gutaraka ubyina ngo ni mumusingize mu murate, arabikwiye. Kuri uyu munsi twizizaho isozwa rya yubile murirane muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, aho twiziza imyaka 2025 n'imyaka 125 inkuru zigeze mu Rwanda. Niki wabwira abakristu muri rusange kuri uyu munsi? Abakristu muri rusange icyo nababwira nuko Imana idukunda. Tumaze igihe kinini twitegura uyu munsi, bamwe ntago twari tuzi ko twawugeraho. Hari abatambutse hagati aha ngaha, tubonereho no kubatura Nyagasani abakire mu bwami bwe. Noneho abari hano rero turishimye, turanezerewe. Iyo bavuga imyaka 2025 uba wumva ari amateka maremare utabasha gusobanukirwa. Noneho imyaka 125 yo, nkanjye urugero mfite imyaka 60. Navutse hashize imyaka 65 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Ku giti cyanjye ndanezerewe, ndishimye, kandi ntekereza ko n'abandi bavandimwe bari hano duteraniye hano, hari n'abandi bateze amatwi ku bitangazamakuru bitandukanye, rwose nzi yuko batabashije kuza hano ariko nabo barishimye. Rero uri hano wese, hari ingeri nyinshi. Hari abafite imyaka 70 hano, hari abafite wenda irenzeho, hari n'abandi bari munsi yayo, natwe nyine turaho hagati. Hari n'abana batoya, nabonye rwose ababyeyi bazanye abana batoya nabo kugira ngo ayo mateka bayazamukiremo, natwe dukomerezeho. Ariko icyo nkubwira cyo turishimye, abarimo hagati aho ngaho, abatangira n'abarimo bagenda, twese turishimye. Turishimye niko bivuze, kandi muri ayo mateka y'u Rwanda ku byo bw'umwihariko inkuru zigeze mu Rwanda ufitemo imyaka hafi cya kabiri cy'imyaka 125 inkuru zigeze mu Rwanda. Niki wasangiza mu buzima bwawe? Imyaka 60 ntago ari mikeya. Niki wavuga kuba waramenye waravutse usanga inkuru zigeze mu Rwanda, ukabaho koko kandi nk'umukristu kazi? Niki warata kuri uyu munsi byakumariye? Ikintu byamariye, amahirwe nagize, navutse mu muryango w'abakristu, nkomerezaho. Haragati aho ngaho mu myaka 30, mu myaka 40 nari ntarasobanukirwa, ariko ubu noneho ntekereza ko numva ntazasubira inyuma, kimwe nuko mbyifuriza abavandimwe banjye bose duteraniye, ari abari hano, ari abari inyuma batageze hano. Ndumva rwose turanezerewe, turishimye, dukomeze urugendo kuko twamenye Yezu Kristo. Imyaka 125 ntago ari mikeya, ku buryo wavuga ngo hari ikindi ntekereza kuzajya kumva. Oya, tukomeze dukurikire Yezu Kristo waje kuducungura muri iyo myaka 2025, imyaka 125 Abanyarwanda tukaba tumenye Kristo. Numva rwose ari ikintu gikomeye tudashobora gusubira inyuma, kandi tuzabifashwamo na Roho Mutagatifu twahawe, twuhiwe, akaba tuyobora, ndetse twaba turi hano uyu munsi kubera imbaraga ze. Ese nk'iyo utekereje imyaka 25 inkuru zigeze mu Rwanda,
ugasubiza amaso inyuma wumva nka mbere yaho imyaka 125 inkuru zitarageze mu Rwanda muwagarura abantu b'icyo gihe akabya nk'iki gihe niki batangarira yuko abantu b'iki gihe turi abasirimu muri Kristo kubera yuko kera habagaho imico twumvaga ngo bararaguzaga amahirwe nagize nge navutse batakiraguza iwacu ariko mbere yaho ayo mateka yarariho uyu munsi rero turajya kuraguza kwa Yezu Kristo uhura n'ikibazo uti ese Kristo mbigenze kubera ko wamumenye kubera ko wamenye ko ari we mwami ushobora byose ufite byose ufite ingabire zose ufite imbaraga zose ukaba wumva rwose nta wundi umurenze wajya kubaza amateka yawe nge ndumva aricyo nashishikariza abakristo twamenye Kristo ko tugomba kumurangamira mu byo dukora byose mu buzima bwacu bwose yego kumurangamira kwizihiza yubile n'umwanya wo gusubiza amaso inyuma ariko n'umwanya wo gufata ingamba mu gihe kiri imbere ni izihe ngamba wumva imyaka 125 igiye turimo kwizihizamo ni izihe ngamba wumva mu bukristo mu buzima bw'ubukristo haba mu rugo haba muri paruwasi yawe ni izihe ngamba wumva ugiye kuvana aha ngaha ufashe ingamba ngiye kuvana hano ni uko ntashobora gusubira inyuma namenye kiliziya menya ko ari umuryango w'abana b'Imana mu bana b'Imana rero ntago wava mu bana b'Imana ngo ujye gukata ahandi hantu ingamba rero ni ugukomeza urugendo tugakomeza kwamamaza Yezu Kristo twamenye aba bana batoya bicaye hano ntibasobanukiwe muri kiliziya ngewe numva naba ndimo gushishikariza gutoza abana batoya nabo bakazamuka muri uwo murongo nk'uko natwe ababyeyi bacu batuzamuye muri uyu murongo ikindi nashishikariza abakristo nkatwe twamenye Yezu Kristo nyine ni uko tutagomba kujarajara ngo tujarajare ngo Kristo ngo araha ari hariya turangamire kiliziya niwo muryango twarerewemo niwo muryango tugenderamo niwo muryango tubwirwa Yezu Kristo kugira ngo uwo murongo tuwugenderemo kandi dukurikire Kristo koko tudashidikanya Mama Monique urakoze cyane ariko umunsi nk'uyu nguyu hari igihe umuntu ashaka gutaraka agahimba akabyina niki kintu wenda cy'ibyishimo agaragariza Yezu Kristo watwigaragarije waje dusanga nk'akabyino cyangwa se akantu wamutura kuri uyu munsi ku buryo butunguranye nimuze twese dushimira Imana rugira twese dukesha ubugingo shimira uhoraho kuko ari mwiza nimuze twese dushimira Imana rugira twese dukesha ubugingo shimira uhoraho imbaraga zacu nimuze twese dushimira Imana rugira twese dukesha ubugingo nimuze twese dushimira Imana rugira twese dukesha ubugingo nshimishijwe no gushimira Imana nifuriza abakristo twese duteraniye hano kugira yubile nziza n'imiryango yabo yose mu buzima bwabo bwose bashigaje kuri iyi si tugakomeza kwamamaza Yezu Kristo amen.